mperutse guhura n'umusore umwe umusore ugeze mu kigero cy'imyaka 40 akawukorera kimwe mu bitangazamakuru bikomeye ku isi ntabashatse kuvuga izina umusore dusanzwe tuziranye kuva kera hashize nk'imyaka 10 tuziranye ubwo twaganiraga ndamubaza nti se kubera iki waba ugejeje iki gihe utararongora koko arangije rwose araseka cyane arambwira ati se kugira ngo mpanumve ziri hanze hazatuma ufata icyemezo. Hano yarashatse kuvuga yuko kuba umuntu agenda abona abakobwa benshi baryamana ku buryo bworoshye ari ibintu bitapfa gutuma ufata icyemezo kuko ababona ibintu byose abibonera igihe kandi bakagenda arushaho no kugira amatsiko ukabonye umwe akavuga ati ese nuriya wagenda nkumva uko bimeze. Ibi rero ntabwo ari we wenyine abasore benshi babihuriyeho usanga rwose ari ikintu kiganje ari ikintu kigenda gikura gifata indi ntera cyane cyane mu mujyi ukavuga ngo umukobwa iyo mukeneye isaha yose ndamubona umunsi wanjye isaha yose mubona ese nabona ibiki kijya gukora ubukwe akugenza anabukora wenda muri za 50 kugira ngo ntazasigara batazampambana ikara gusa. Ugasanga rero ni ibintu ku basore bishobora kuba bifite inyungu kuko nta nubwo basaza igihe cyose yashaka akanabyara ariko ku bakobwa bikaba ari ibintu bibangamye kuko burya hari imyaka umukobwa ageramo kuba yasamira bikaba byagorana ari nayo mpamvu abakobwa baba bifuza kuba bakora ubukwe bashyingirwa hakiri kare kugira ngo bagere n'igihe cyo kubyara. Hari uruhare abakobwa baba barufitemo yego rwose ruhari kandi narurinde. Niyo mpamvu ndateguye iki kiganiro hari ibintu runaka ukwiye kuba wakora nk'umukobwa kugira ngo ube wahangana n'iki kibazo cy'abasore bakomeje kwimakaza umuco w'ubuhehesi aho kugira ngo babe bashyira mu ngo. Usanga rwose abakobwa benshi nabo bageze mu myaka 30-40 batarabona umugabo batarashaka ugasanga ni ibintu bihangayikishije. Rero muri iki kiganiro ngiye kukugira imuzi ibintu ukwiye gukora kugira ngo uhangane n'iki kibazo cy'ubuhehesi. Ngiye kubasuhuza no kubaha ikaze mwese bakurikiye Kiberinka TV. Mwahisemo neza kudukurikira. Nitwa Diane nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire ubukungu ndetse no kwiyitaho ku buryo buhoraho bashyikiriza ibiganiro ndetse n'amakuru ategura mu buhanga n'ubushishozi ku ngingo nababwiye haruguru. Rero niba utarakanda kuri subscribe reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu biganiro byiza duhora tubategurira. Reka mu kanya gatoya tugaruke twinjira byimbitse mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ntimucikwe. Ukwiye gukora nta kindi ni ugukomera ku busugi bwawe. Nta kindi kintu cyakemura ubuhehesi mu basore usibye kuba abakobwa batangira kwihagararaho ukaba wakomera ku busugi bwawe waba warigeze no guteshuka cyangwa ugacikwa ukaba wabihagarika ubu ngubu. Impamvu nta yindi ukwiye kubereka nuko ibi byagarutsweho n'ubushakashatsi yamatse kukashira niko agenda agira amashyushyu yo kumenya n'abandi bakobwa ese bateye gute warangiza ugasanga wa musore azengurutse mu bakobwa 10-20 atarigera ashaka ndetse igitekerezo cyo gushaka kigagenda kiyoyoka. Mu by'ukuri rero kandi ikibazo nk'umukobwa iyo watangiye kuryamana n'umusore uhita umwimariramo ugasanga kwigobotora yanguye bikubereye ingorabahizi. Mbese ni kwa kundi usanga umuntu atandukanye n'umusore byakira bikakunanira uba warwara indwara zimwe zo mu mutwe harimo agahinda gakabije harimo ubwihebe n'ibindi bitandukanye. Ikindi kandi ushobora no kuba wakwanduriramo n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi ushobora kuba wanatwara n'inda mu buryo butateganyijwe. Gusa niyo waba uvuga uti nkoresha agakingirizo ngewe ntaho nahurira n'izo ndwara nta hantu nahurira n'izo ndwara zidakira nka sida cyangwa n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nakubwira nti kuba wakurwara n'indwara zo mu mutwe nacyo ni ikibazo gikomeye kuko indwara nyinshi kugira ngo uzabashe kuzikira ntabwo biba byoroshye. Hari indwara nyinshi ushobora kurwara yo mu mutwe ukaba wamara igihe kinini wirwaye cyangwa ukabana nayo ubuzima bwose. Nta mpamvu yo kuba washyira ubuzima bwawe mu kaga. Gerageza uko ushoboye kose wifate ubusugi bwawe ukomereho. Niba rwose waramaze no kubikora nakubwira nti
wisubireho utangire ubaka ubuzima bushyashya. Ushobora kwibaza uti se ibintu nabigeraho nte, ese nanjye ko mba numva mbishaka ubwo ko nakwihangana bigashoboka? Reka nkubwire ko igisubizo ari yego rwose, wabishobora, wabasha kwihagararaho, wabasha gukomera ku busugi bwawe utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, kuko ni wowe bifitiye inyungu. Niyo mpamvu uba ugomba kubiharanira. Ikintu cya mbere cyabigufashamo ni ukubaha imyemerere yawe y'idini. Nta dini na rimwe uzasanga ritigisha ko gukora imibonano mpuzabitsina utarashaka ari icyaha. Rero niba uri umwe mu bemera mu idini runaka, uba ukwiye kubahiriza ya mahame. Nk'amadini ya gikristo usanga hari nk'imirongo ya Bibiliya iyo bivuzeho. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 18 haragira hati muzibukire ubusambanyi. Ibindi byaha byose bikorerwa hanze y'umubiri, ariko icy'ubusambanyi cyo gikorerwa imbere mu mubiri. Bose ni bimwe mu byaha Imana yanga urunuka. Uba ugomba kugerageza uko ushoboye kose nk'uko wirinda ibindi byaha byose nabyo ukabyirinda. Niba nanone wateshutse, ukagira imbaraga nkeya, ihutire kuba wahita ubivamo ukabihagarika, ukongera ugatangira ubuzima bushyashya. Ikindi kandi kugira ngo ibi bintu uzabashe kubigeraho nuko ugomba gukundana n'umuntu muhuje imyemerere, mu byumva kimwe nawe wumva ko bya bintu koko ari icyaha. Urugero nabaha rero rw'ukuntu umuntu mudahuje imyemerere ari ikibazo. Umuhanzi Jordin Sparks ni umuhanzi ukomeye cyane kuri iyi si, yari yarafashe icyemezo yuko atazigera aryamana n'umusore batarabana, bituma nambara n'impeta byitwa purity ring. Iyi mpeta akaba yari yambaye kugira ngo ijye ihora imwibuka isezerano yagize. Rero bidateye kabiri yaje gukundana n'undi muhanzi mugenzi we bita Jason Derulo. Wa muhanzi kubera ko we atabyemeraga nkawe, we aramushukashuka, wa mukobwa yantego yari yarihaye ayivaho, atangira kuba yakorana imibonano na wa mukunzi we Jason Derulo. Ni ukuvuga ngo rero ni ngombwa cyane kuba washaka wakundana n'umuntu muhuje imyemerere, kuko byanze bikunze. Bakorinto ba mbere igice cya 15:33 hagira hati ntimuyobe kwifatanya n'ababi byangiza ingeso nziza. Ni ukuvuga ngo rero umuntu uzahitamo gukundana nawe agomba kuba ari umuntu muhuje ingeso, kuko byanze bikunze azagukururira mu kibi. Mu gihe wewe wibwiraga yuko uzamuhindura akagendera ku murongo wawe, bizarangira ari wowe ugendeye mu murongo we. Niko ibintu bikorwa, niko ibintu biba byubatse. Indi ngingo kabiri yatuma ubasha kubahiriza ibi bintu, uko wafata Imana ukayigira iya mbere mu buzima bwawe, ukayikoreza imitwaro yawe, ukayibwira uti Imana, urabona ntabwo ibingibi nabyishoboza, ariko ku bubasha bwawe rwose wantera imbaraga nkabisohoza. Nukwifasha ubwawe, kandi hari ukuntu Imana yasezeranye yuko izaguha imbaraga uyiyambaze. Iyindi ngingo gatatu yagufasha kubaha ya mahame yawe y'idini usengeramo, idini ubarizwamo, ni ukuba wakwirinda kwishyira mu kaga ko kuba ahantu hatuma urenga kuri ya mahame yawe. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba wakwirinda kuba uri kumwe na wa musore mukundana ahantu muri mwenyine, uvuga uti ngiye kumusura iwe, wishore nta wundi muntu muri kumwe. Uzasanga rwose bibaye ngombwa yuko umugwa muri cya cyaha, mbese muhurira ahantu mutari mwenyine. Ikindi kandi mugutegure kuba mwahurira ahantu mu ruhame, ahantu muri resitora se, mbese uko ushoboye wirinde kuba wagwa mu bishuko, kuko bihora birekereje. Bisaba yuko uhora urwana intambara, ukamenya ubwenge, ukavuga ati hari uburyo ngomba kwirindamo. Ikintu cya kabiri cyagufasha gutsinda bya bishuko by'ubusambanyi cyangwa by'ubuhehesi ni ukwigirira icyizere. Kutigirira icyizere ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu akora ibintu bihabanye n'amahame ye. Ugasanga aravuga uti ese uyu musore nindamuka muhakaniye azisangira abandi, uyu musore nta n'undi muntu wabasha kunkunda kuko mbese gutya na gutya. Mbese ugasanga umuntu yishyiriyeho imbogamizi zituma yumva akwiye gukora icyo ashoboye. Uwo muntu utifitiye icyizere rero agakora uko ushoboye kose, agakora iyo bwabaga kugira ngo wa musore amuguma. Rero ugomba kwiyumvamo nk'umuntu ufite agaciro, ukiyumva ko uri umuntu mwiza, nta wundi mukobwa ukuruta, ukumva yuko umusore uje kukureba ari umusore ugukeneye, atari wowe umukeneye cyane kumurusha. Bizatuma uhagarara cya gishuko cyo kuba yagushora imibonano mpuzabitsina utanabishaka. Ikindi kandi ushobora kumva uti ninkora icyo asaba cyose nibwo azamuha agaciro, nibwo azumva yuko munejeje, ariko ikintu bikora
ni itandukaniro. Ni ukuvuga ngo uko umwiyegurira, uko ukora ibintu byose agusabye, niko agenda arushaho kubura agaciro kawe. Abigufashamo rero nk'uko tubikesha urubuga verywellmind.com, ikintu cya mbere ni ukwibakamo icyizere, ukagenda wibwira amagambo meza, wibwira ukuntu mu mutima wawe uri igitangaza, uburyo uri umukobwa mwiza, uburyo nta muntu wakwiba umusheri wawe, uburyo ari wowe rwose yahisemo kandi muberanye, mbese nta kintu na kimwe cyabatandukanya, mbese utagomba kuba wahindura imiterere yawe kugira ngo ukunde umushimishe cyangwa kugira ngo urukundo rwanyu rukunde rukomere. Ikintu cya kabiri rero kandi ugomba kwirinda kwigereranya n'abandi. Iyo utangiye kwigereranya n'abandi ushobora gusanga hari abakobwa, mbese hari inshuti zawe ukabona barakurusha ubwiza, ukareba hirya ukavuga uti byanze bikunze bariya babona barahita bamutwara. Ibyo rwose byo kwigereranya n'abandi bireke, kuko nta kintu bimaze. Wowe ku giti cyawe Imana yakuremye nk'umuntu uri unique, yakuremanye uburyo buri unique buzatuma umuntu yakugeneye rwose akugeraho. Igirira icyizere. Kandi ikindi cya gatatu wakora ni ukwirinda kugendana n'inshuti cyangwa n'abavandimwe bakubwira amagambo agusubiza hasi. Niba hari umuntu ukubwira uti wowe nta muntu agukunda, reba ukuntu uteye, reba ukuntu ungana, mwirinde, umubwira uti hoya, ayo magambo rwose ntukayambwira, ujye ureba abandi uyabwira. Ntabwo ari ngombwa yuko abantu bose bakubwira ibintu biboneye. Ikintu cya gatatu rero cyagufasha ni ugushyiraho amabwiriza agenga umubano wanyu mu gihe ugiye kwinjira mu rukundo n'umusore runaka. Ni ukuvuga ngo igihe mugiye mu rukundo mugomba kuganira, mukabwizanya ukuri, ese ibintu bitakubangamiye ni ibihe, ibikubangamiye ni ibihe, uganire kuri ayo mabwiriza. Nubona aya mabwiriza yawe yemeye, mutangire muyashyire mu bikorwa. Uvuga uti njyewe ntabwo tuzahurira ahantu hashyira ubuzima bwanjye mu kaga, ntabwo tuzahurira ahantu hatuma dukora imibonano, tuzaduhurira ahantu mu ruhame, muri resitora, ahantu wenda tujye dutembere, tujye ku mazi, tujye ku kibuga cy'umupira. Mbese ikindi ntabwo nzigera ngusura ngo ndare. Ukagenda ukora rwa rutonde rw'amahame yose ugomba kugenderaho, warangiza mukabyumvikanaho. Byaba ngombwa yuko ubonye umusore mutabyumva kimwe ukamureka ukazategereza undi muzahuza muri byose. Ikindi nanone ni ukugendana n'inshuti nazo zumva ibintu kimwe nawe, kuko burya inshuti zigira uruhare runini mu byemezo dufata. Niba ugendana n'inshuti zumva yuko ukora imibonano utarashaka nta kibazo kirimo, bishobora kuzarangira rwose za nshuti zikugizeho uruhare mu myumvire, ugatangira nawe ukabikora. Ikindi kandi ugomba no kuba wakwirinda ibikorwa bimwe biganisha kuri iyo mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bari mu rukundo usanga bakorakoranaho cyangwa banasomana, ugasanga bitangiye gakeya, bakamara ukwezi wenda basomana, amezi abiri basomana, ariko bikarangira bavuze uti se tuzahora muri ibi ngibi. Ugasanga n'aya mibonano barayikoze, batangiriye aho ngaho, birinze bigera ku ndunduro. Ikintu cya kane rero cyagufasha ni ukudahangayikira gukora ubukwe. Ni ukuvuga ngo abakobwa benshi iyo babonye imyaka igenda izamuka usanga batangiye guhangayika, bakibaza uti se bizagenda bite, ko mbona nta musore turi kumwe, ese ko mbona abasore bose bambwira ati turyamane, ese nzabigenza nte? Umukobwa ugatangira, niba hari amahame yari afite atangiye kugenda yagabanya. Mbese niba hari n'ukuntu yemeraga Imana akavuga ati ngiye ntabwo nzakora icyaha cy'ubusambanyi, ya myaka abona izamuka ikamutera kuba yahindura imiterere ye, agatangira gukora ibintu atakoraga kugira ngo ashimishe abasore, arebe ko havamo umuntu wamushyira mu rugo. Ikintu wakora ni ukwikuramo ya pressure, ukikuramo. Ushobora kuvuga uti ninkora buri kimwe nibwo uyu musore turi mu rukundo azabyihutisha, ariko burya icyo bikora ni itandukaniro. Amahame ajyanye na attraction, ibijyanye no gukurura ikintu mu bijyanye n'imitekerereze, avuga yuko uko uhiga ikintu cyane kirushaho kujya kure yawe. Rero nakugira inama yuko watuza ukavuga uti isaha Imana yangeneye rwose nigera rwa rugo nzarubona. Amakuru dukesha ikinyamakuru The Citizen avuga yuko ikintu kimwe cyagufasha kuba wagabanya pressure cyangwa kwihutisha ni ukuba wakwiganiriza, ukibaza impamvu cyane icyo gihe utarashaka, warangiza ugashaka impamvu uruhare waba ubifitemo. Wasanga nta ruhare ubifitemo rwose, ukicara ugatuza, ukabiharira Imana, ukisengera, ukavuga uti Imana igihe yangeneye rwose ubu wenda nikigera rwose nzamubona. Ikindi kandi ni ukwiyumvisha yuko nubwo wumva wagakwiye kuba warashatse, ariko mu buzima gushaka ntabwo aricyo kintu cyonyine cyaguha umunezero. Wumve ko rwose bitanabaye nta kibazo wagira, irememo uwo munezero. Nurangiza rwose niba waragenewe urushaka uzabona rugusanga nta n'imbaraga nyinshi ushyizemo. Ikindi kandi cyagufasha, niba hari abantu mu muryango wawe cyangwa n'inshuti zawe bahora
bahora baguhangayikisha, bahora bakubwira amagambo akubabaza, bakubwira uti se wowe reba igihe cyose umaze kuri iyi si kubera iki utarashaka, inshuti zawe reba zose zarashatse wowe uracyari aho, mbese bagashaka kugukomeretsa. Fata umwanya ubaganiriza, ubabwire ukuntu amagambo rwose bakubwira atari meza, ubabwire barekeraho, ubabwire barekeraho. Nibakomeza no kubikubwira ugiye wihagurukira wikomereze, urebe ibindi wigiramo, kuko abo bantu nibo batuma ushaka kuba wagwa mu makosa. Kuko ushobora no kubona umusore w'inkonkobotsi araje arakubwira ati reka tujye mu rugo, akabona nibyo ushaka, reka tujye mu rugo, ariko ugasanga n'ubundi nta gahunda yari afite yo kuba yakubaka urugo, ugasanga wenda ukurikiyeho nk'amafaranga, mbese ugasanga urirutse ugarukiye hafi, uragiye nanone ntutinzeyo. Nabyo ni ibintu bibi. Niyo mpamvu ugomba kwirinda ukagenzura neza umuntu uje kukurambagiza witonze, nta pressure, nta hutihuti uriho, kugira ngo uzabashe kugira urugo rwiza.